ati shwi wahamagara ariko Imana imukora ku mutima ashaka amuhamagara ati mfite ariko simpari ndi mu mutara reka tuzabikorera undi yabuza aho ajya ari muri kaburimbo umushoferi nawe uganeze umuze ukuri kuzubaza mwa iramwezo mwe dayimoni zaje ziza zose Imana ajya gusoza amasezerano dayimoni ndimo ndabwira umuntu uri muri reteraniro ngo ibyo byahagurutse bikaba biri kugushungera bivuze induru bibwire ngo Imana yanjye igiye guca inzira Imana yanjye igiye kunkorera igitanga haleluya haleluya niyo cyo gituma ntashobora kwibagirwa ibi ni Imana yawe ibibaho nzarinda manuka ikuzimu nzarinda manuka ntashobora kubyibagirwa sinzahwema no gutanga ubuhamya abenshi batangiye kwanga gutanga ubuhamya niryo tangiro ry'umwanzi kubafata umunwa umwanzi ntazamfata umunwa nzahora mvuga imirimo y'Imana Imana yavuze erega hari iminsi gukiniraho kugira mwese ngo niba iminsi yaragukeneyeho humura hari iminsi gukiniraho ikagukiniraho ukabaho mu gahinda ariko reka mubwire Uwiteka Imana yavuze aherekeza icyo yavuze icyo yakubwiye no kugikora agiye kuzagikora icyo yavuze no kugikora azagikora ni birebire dufite ubuhamya bunini abantu barabuzi kandi reka nkubwire Imana imira kurindiriza ngo abantu bose babimenye n'abandi babyumve hanyuma bizagira abahamya bo kubihamya no kuzamura icyubahiro n'abazaba badakijijwe bazajya bavuga ariko nubwo ntasenga ariko Imana igira neza haleluya zamura amaboko haleluya mwongerejwe haleluya zuhuriza uwo mwegeranye umuhobere mubwira uti Pasiteri Vincent arakora mu kije mu izina rya Yesu ndashimira Imana muri iki gitondo ndimo ndashyugashyuga ibintu byo gushima ariko ntabwo nabivuganyeho na mama Pasiteri reka mbe byihoreye nkunda gushyuhaguzwa n'abaho nkaza ariko ndavuga ikintu kimwe reka mvuge ikintu kimwe gusa ngira ngo sinibuka itariki nari njyanye n'umushumba i Rwamagana tugiye kudepoza ibyangombwa byo gukorera hariya muri kariya karere ariko turi mu nzira murabizi tumaze iminsi dukoresheje ubukwe kandi bwagenze neza mu buryo bwose kuko amatelegaramu hirya no hino agenda aza rwose avuga ati yemwe mumfashe kuzamura icyubahiro cy'Imana hari abantu bacu mu cyaro bari hano maze bahingutse muri aya marembo barebye bati aha se niho uba namwe murabaza umunwa w'inkoko amenyo y'inkoko mureba umuntu n'ahandi humva batashye bifashe n'ubu bamumenya batarashobora kuvuga ntabwo birabaho tugenda rero nza gutekereza nibuka iki ariko ubukwe buri imbere nkaba mbona amayira atoroshye na ekonomi yo muri iki gihugu murabizi uko bimeze ariko ndavuga ni umuntu untwaye turi kumwe ni umunyamugisha kandi mbizi neza totaloma ndabizi ngiye kumukoraho geste atari bumenye mwacyumugisha nabimubwiye ejo bundi kuwa gatanu ngiye gukora ikintu mwacyumugisha ntasobanukirwa nzakivuga nyuma sindi wabwira icyo nakoze nta nakizi ariko narakimubwira ndagikora ku mayeri ndavuga ntiwamugisha ndamutwaye wese ikizambere ikimenyetso nuko nzabona ibitangaza bikoretse mu bukwe bwawe
icyantangaje ntashobora kuba mushatse mwakomera Imana icyantangaje ntashobora kuba twaragiye turagaruka ntiyamenye icyo nakora ibyo namubwiye nuko ndaranye icyantangaje nuko uko nabyizeye nuko byagenze ariko byagenze mufashe mukazamura Imana amaboko mwafasha gushima Imana bwira mwene so muzabane n'abanyamugisha ongera ubimwumvire tuzabane n'abanyamugisha reka ndekeraho tugiye gusoma ijambo ry'Imana mu gitabo cya Ezekiyeli igice cya 39 ndasaba abantu bagenda no hejuru mwicare si umwanya wo kugenda ni umwanya wo kwicara rwose no gutuza kumva ijambo ry'Imana amusomye wacu amfashe Ezekiyeli igice cya 39 umurongo wa 25 wonyine Ezekiyeli igice cya 39 umurongo wa 25 nico gitumwa mu Uwiteka avuga ati noneho ngiye kugarura aba Yakobo bajyanwa ari imbohe mbababarire ab'inzu ya Isiraheli bose kandi ndinde icyubahiro cy'izina ryanjye amen subiramo ubwo nico gituma umwami Uwiteka avuga ati noneho ngiye kugarura aba Yakobo bajyanwa ari imbohe mbababarire ab'inzu ya Isiraheli bose kandi ndinde icyubahiro cy'izina ryanjye amen muvuge ngo amen Yeremiya 33 umurongo wa 14 Yeremiya 33 umurongo wa 14 Uwiteka aravuga ati dore iminsi izaza nzasohoza rya jambo ryiza nasezeraniye inzu ya Isiraheli n'inzu ya Yuda amen ongera usubiremo Uwiteka aravuga ati dore iminsi izaza nzasohoza rya jambo ryiza nasezeraniye inzu ya Isiraheli n'inzu ya Yuda amen uvuge ngo amen zakira ijambo ry'Imana maze iminsi nk'ibyumweru 2 mpawe nari mbyamye sinziriye ndota umuntu ahagaze iruhande rwawe arambwira ngo uvugire mu iteraniro ngo ibyo bintu byibonere gutyo arambwira ngo uvugire mu iteraniro ngo ibyo bintu byihorere Imana irimo irabirwanira nibaza iyo mpamvu mbyutse ndatekereza murabizi abavuga butumwa abapasiteri dukunda kugira analize ndavuga ntese bigenze bite inyibutse ikintu nasomye hashize imyaka 20 nasomye agatabo karimo ubuhamya bw'umugabo umwe wari umukozi w'Imana uwo mugabo yaje kuryama nijoro Imana iramukangura iramubwira ngo kanguka ngutume 8:30 z'ijoro akirana nijoro aravuga turantuma ko abantu baryamye basinziriye urantuma he Imana iramubwira ngo inzira ni kuyobore niyo unyuramo unjyanira ubutumwa bakabatuye hafi y'uruzi arabyuka arasenga arambara ageze ku muryango Imana yamubwira ngo ufate inzira ugende ariko arwana nijoro aravuga ati none yaba ari dayimoni intwara arakomeza aramanuka Imana ikamubwira ngo ca agiye kubona abona arimo aratoteza inzira yo kumaza arahagarara aravuga ati mu izina rya Yesu ndahagarika ijwi ry'abadayimoni ndahagarika ijwi ry'umwana mu izina rya Yesu aravuga ati Imana ntabara nateye Imana irakomeza avuga ngo ni ugutumye komeza ugende arakomeza ageze hafi y'uruzi haruguru yaho Imana yavuga ngo rangurura ijwi uvuge ngo yewe
sigaho ntukore ibyo ugiye gukora, Imana iragukunda. Arangije kuvuga iryo jwi ramubwira ngo katutaye, azamuka ye. Naravangiwe, narasaze, mbaye nti bigenze bite? Arataha asubira mu rugo arasenga ararya. Bukeye akomeza gutekereza ibyamubayeho byasobanukirwa ko wategereje ijwi ryavuga. Araceceka. Igihe kibaho, igihe kigeze arakomeza araceceka, arakomeza aganira n'abantu, arababwira ati nabaweho n'ikintu urasobanuye. Ajya kubaza abakozi b'Imana, baramubwira ati tuza uceceke uzakira. Hashize amezi abiri, hashize amezi atatu, hashize umwaka, hashize imyaka ibiri. Aza gukora suruti, ajya muri Norvège, yari uwo muri Finland, ajya muri Norvège, ajya muri conference. Ageze mu giterane, indirimbo zirarimbwa, barabwiriza, hatambuka umwanya wo gushima Imana no gutambuka. Agiye kubona hahagurutse umugabo, aza imbere y'akamikorofone, arababwira ati wacu ni muri Norvège, hashize imyaka 2 nahuye n'ibibazo bikomeye cyane bituma nshaka kwiyahura. Munsi nagambiriye kwiyahura ndagenda, nabirangiza byose ndasezera njya ku mazi 8:30 z'ijoro. Mpageze igihe ndimo nitunganya ngo niyahure, ngiye kumva numva ijwi, aravuga ati ntabwo nabonye umuntu, nta n'ikindi kintu numvise ijwi rimbwira ngo yewe sigaho. Ati iryo jwi niba ari irya marayika, niba ari iry'Imana, ndashima Imana ko ryambuje kwiyahura rikambwira ko Imana ihura. Wa mugabo afatwa mu mutima, aravuga ati kumbi niko bigenze. Nawe arahaguruka yakagushima Imana, aravuga ati hashize imyaka 2 nanjye ngiye, Imana inyohereje kuruza, ntazi impamvu ijyaho. Naho kumbe yari uya mugabo Imana ashaka. Irijwi nubwo narivuga noroheje, ryarambwiye ngo nkubwire ngo byihoreye. Mbwira mwene so ngo byihorere. Imana imiradiringana, wikwirirwa ujya impaka, wirirwa ushwana n'abantu. Imana imiradiringa nabyo byihorere. Niba hari n'imyanzuro wari wafatiye yihorere, niko Uwiteka yavuze. Akira ubwo butumwa mu izina rya Yesu. Akira ubwo butumwa mu izina rya Yesu. Byihorere. Niko Imana yambwiye ngo mubwire ngo byihorere. Kandi biba ejo bibejo bundi, nzi ko tuzahurira aha uvuga uti wa muntu nije wabyihoreye. Akira ubwo butumwa bwawe ndabuguhaye. Ijambo Imana yampaye kuganira, umutwe waryo uravuga ngo Imana igiye kwicira inzira. Nkorera mu kiganza cyangwa Yesu ubwire ngo Imana igiye kwicira inzira kugira ngo isohoze icyo yavuze kuri we. Imana ni umuhanga w'abantu. Aha dusomye ni amagambo umuhanuzi Ezekiyeli yahanuye abwira Isirayeli. Avuga aya magambo, ibyabaye ku Bisirayeli byari bitaraba. Icyo nkundira Imana, ivuga rimwe ikongera igasubiramo na kabiri. Ibyabaye byari bitaraba bikiri, nta nubwo bari bagatata, nta nubwo bari bakagenda mu mahanga nk'uko byari bimeze. Icyo kora iki gihe bari muri Babuloni. Imana ivuga ijambo rikomeye, iravuga ngo igiye kuzabikora kugira ngo izina ryayo ridatukwa, ahubwo rihabwe icyubahiro. Hari ibintu Imana igiye kuzagukorera kugira ngo izina ryayo abanyamahanga bagiye kuvuza induru bacemererwe re kuzimu. Komera Imana amashyi yawe. Hari ibyo Imana igiye kuzakora, kandi nubwo utabona inzira Imana izayica, kandi nubwo utabona uburyo Imana igiye kubushyiraho.
ntabwo uzamenya uko bigenze, uzabona gusa gutabarwa kw'Imana kukugeraho. Yesu ashimwe cyane. Ku cyumweru gishize nigisha nimugoroba natanze ubuhamya buto hano, duhora mu buhamya, mujye mureka tuvuge iby'Imana yakoze. Ngera muri Betesida bwa mbere, Bishop yari yampamagaye, ngezeyo murumva nyine umuntu wawe wakuriye muri ADPR nka yo, tujye tuvuga ukuri, nayikuriyemo mfite imyaka 17 n'umunani cyenda, murebe kugera muri za 50. Ayaba doctrine yaba na discipline narabinyuye nk'amazi no kubyigisha nanjye. Ngeze mu itorero kumuhi, ndebye abantu bose bari, nkabona imisatsi iragiriye, indiragira ku kibuno, indirekarika, nkabona amaherena, nkabona basize utuntu ku munwa, simenye ko n'uwanjye azadusiga akaba mwiza. Ariko sha burya hari ibintu biramwereza utimari zagufungura amaso. Muribuka ko twageze harateze igitambara giciye amatwi atagaragara. Ariko imirebere n'imyumvire ngo mpagere nitegereza n'abana mbarebe warapikabisa. Bishop arabyuka, sinzi ukuntu nanyonyobye buhoro, kandi yari yantumye ngo nze kwigisha abana. Naho ingengabitekerezo ni ikintu gikomeye cyane gishobora gutuma upfa n'imigisha yawe ukayibura. Reka mbikubwire ngo hanure, ingengabitekerezo irakomeye kandi koko, ariko sinawe nyine ibintu se wigishijwe imyaka na yindi, imyaka na yindi. Jewe naranabyigisha, murabizi ko ndi umwarimu, naranabyigisha nkabishyira muri discipline na doctrine, nkabyigisha nkabishakira n'imirongo ikomeye kugeza ubwo wiyumva amatwi nkayabona. Ndinyonyombera ndagenda, arahamagara, telefone nyikuraho, sinzi uwigishije icyo gihe. Simenye ko ariyo nzira Imana iciye ngo isohoreze ibyo yavuze. Nijoro mama burya nashatse kukubwira, wavuze ngo mugize imyaka 60 dufite anniversaire. Kudapfa hari aho Imana ikugeza ukaba utagishoboye gupfa, hari aho Imana ikugeza akaba ariyo nzira yo kubaho no kuzuza amasezerano. Nzamura icyubahiro imbere y'Imana. Nongera ndagaruka bwa kabiri, andari nzarabwatirigo wagiye ute. Rero burya byagenze ngo namufitiriye. Ndagaruka ngarutse rero nibwo nahahuriye n'ikintu. Muvuge ngo yahahuriye n'ikintu. Ndicara nyine ngangaje n'umuntu muti muri ibyo ndareba agahora nuko bizareba nuko bizayo nuko nkiri murayo. Uwiteka Imana aramanuka anyurira mu kanwa k'umuhanuzi, maze ijisho rye rirareba rirabona. Cyantangaje uwo muhanuzi, akaba umusatsi uragera aha, akaba amaherena ararereta, akabareka data ipantaro. Maze aravuga ahera ku bintu byatubayeho tubigisha muri 98, kandi ngo turi muri 2005. Aravuze amazi ava mu mutwe, ndamureba ngo urabaniye. Agiye gusoza aravuga ngo ariko tega amatwi, nyuma y'ibyo byose ndi Imana yiteguye kukugirira neza, ndi Imana igiye guhindura amateka yawe, ndi Imana igiye gukora ibitangaza abantu bakazabibona, ndi Imana ikomera amashyi mwereza. Aravuga ngo ndi Imana. Turataha bajya kutwakira, bagiye kutwakira aho bita Kimironko.
twakira neza mugabane wamugani ibyo ni bwanyu muganirize ntayira n'aba ntabwo bese imana bashyiramo abatahariya nigeze none nigeze ikigano aho bari batuye maze tugeze n'abamamazuzu bakoramo kandi mamazuzu rero yaragize agikugira hasi kandi nuko umuzari wa kenya amuzi yari umudiyakoni bamwe n'imbere nyine bateka Imana yavuga ariko ivuze amaso yanjye atangira kureba ariko ibi by'Imana ivuga by'amazu muri Kigali n'ibyo bambwira ko babonaga nyine aho nakongotse burya Imana ivuga izi icyo ukeneye ngira mwene so ngo no muri itera Imana izi icyo ukeneye ongera mubwiriza izi icyo ukeneye irakizi iritegereza Imana irareba izi n'umubabaro wawe izi n'uko bimeze kose ubwo ugenda n'agahinda bizi iritegereza we muyizamure icyubahiro reka mubwire maze iragenda ishima aho mbabara hari maze gukodesha ibintu byarambereye ibindi hakaba nubwo tujya kwibuka abana b'iwanjye bamaze gukora bakanga kubyikorera umunsi urabanza ko twakira tugiye muri Sahara Samweli yinyurira hana bose yikorera twenyine yomenda muri Sahara Rasheli ni wowe dukunda kudusezera abantu icyo gihe twaguzaga televiziyo nuko umuntu arebeje Imana muri yo situation iravuga ngo nzabagirira neza nibyo byose mukeneza nzabaha amazu nzabaha imyambaro nzabaha yewe nzabaha n'inkweto ongera umubwire Imana izi ibyo ukeneye bimwe turabyandika bindi turaceceka ariko rimwe na dayimoni akaza ahandi ubwo wowe ibyo bintu bye akagereka abantu twari dufite umugabo ukomeye twabanaga hano mu itorero ryacu baramwibuka yakoraga ahantu hanakomeye umunsi umwe tuganiriye amaze kuba n'umusaza arambwira ati murizi ko nta nzu ugira hano muri Kigali ukora kuri Fina Bank ati ntayo ngira none dayimoni akamubwira ati niyo gusa wowe sharwe basirasha wowe subukoko n'abakora muri Fina Bank byaranze bwira mwene so imigunzu y'intare yakira niko Dawidi yavuze ngo imigunzu y'intare ibasha gukena no gusoza ariko abagendera hejuru y'amasezerano y'Imana reka nkubwire nubwo utareba hirya ngo ugire icyo ubona no hino ariko hari Uwiteka nyir'ingabo Dawidi yaravuze ngo nduburire amaso yanjye ku misozi gutabarwa kwanjye kwavahe kuva ku Uwiteka dufite Uwiteka usumba byose ubasha gusohoza ibyo yavuze agiye guca inzira rero wongera umubwire ngo agiye guca inzira wikwirirwa uhangayika wikwirirwa wibaza ngo utumutwe Imana izaca inzira kandi nimara kwishyiraho uzayibona nta nubwo iyo nzira izagaruka zaca inzira ngo isohoze icyo kintu Imana irabikora ubundi twasenga icyantangaje gusa ku Mana iyo uri mu kibazo aba bantu dusomye hano kugira ngo Imana ijye kwihisha icyubahiro banyuze mu nzira banyuze mu bibazo banyuze mu ntama ndetse kugeza igihe bavuga ko byarangiye bitakiba munsi ntazibagirwa umunsi badukura mu nzu nimugoroba badukuye mu nzu nimugoroba saa 11 tuvuye ku igaburo rye ku muhi tuhageze dusanga kandi wabikoze yari umupasiteri w'inshuti yanjye twakorana iyo twaberaga mu nzu inje sanga yapakuriye ibintu bye yabishyize ku muryango arambwira ngo pasiteri erega ari guseka
ari ukuntu dayimoni ahanga ku muntu akajya kwisekera ngo pasete ngo amakurikize ngo mwagize si ibihe byiza bwiwe ngo ngo nuko gusa rero nanjye naje ngo babibonye ngo nyine ngo nawe urashaka aho ujya urashaka aho ujya pasite ese ubundi ari muri Kigali haba amazu menshi gahinda karanyica arambwira ngo cyangwa se murebe biriya kiriya cyuma ngo n'agakoni k'inyuma ngo mushyemo ngo nta ndwarya muri banga turi 11 icyo gihe twari 11 ngo ntacyo ngo mwareko mwitsika mbwira uriya nereka duhamagaza imodoka ituvana ayekumya no dayimoni ze kumya kudusekera hejuru turapakira saa 12 saa 1 turarangiza turazamuka tujya kuri brigade ya Remera imbere ya brigade ya Remera fata telefone mpamagara umuntu allo nini pasteur Rwibasira ntawe wandangiriza araseka ati muri iri joro pastor aterekana uwahamagaye ati shwi uwahamagaye ariko Imana imukora ku mutima ashaka amuhamagara ati mfite nza ariko simpari ndi mu Mutara reka tuzabikorera undi yabuza aho ajya ari muri kaburimbo umushoferi nawe uganeze umuze ukuri kuzubaza mwa irameza ngo dayimoni zaje ziza zose Imana ijya gusohoza amasezerano dayimoni ndimo nabwira umuntu uri muri reteraniro ngo ibyo byahagurutse bikaba biri kugushungera bivuze induru bibwire ngo Imana yanjye igiye guca inzira Imana yanjye igiye kunkorera igitanga haleluya haleluya niyo cyo gituma ntashobora kwibagirwa ibi Imana yawe ibibaho nzarinda amanuka ikuzimu nzarinda amanuka ntashobora kubyibagirwa sinzahwema no gutanga ubuhamya abenshi batangiye kwanga gutanga ubuhamya niryo tangiro ry'umwanzi kubafata umunwa umwanzi ntazamfata umunwa nzahora mvuga imirimo y'Imana Imana yawe uwo mugabo aramubwira ngo shaka umuzamu abakingure ashatse umuzamu amwitabira mu Ruhengeri muri Musanze ati nagiye iwacu saa 5 z'ijoro aravuga ngo nuko bimeze ngo noneho ngo niba hari uburyo ngo nimushake inyundo zikomeye ngo mwice amagufuri yose nzayakora uwo mugabo ave mu muhanda yica amagufuri mu masanga atwereka inzu tujyamo twagezemo twagwangaye ibaza abantu bire mu materaniro twiriwe duhimba ariko Imana nayo twiriwe duhimbaza tuvuga ibitagaza by'Imana dutashye dusanga ibintu bizo ariko si ikibazo nubwo wasanga bishinyitse reka nkubwire wenda bishinyitse cyangwa birorere Imana yaravuze no gukora izakora yikomera amashyi inshuti yanjye no gukora izakora oh haleluya haleluya nubwo byashinyika gukora Imana izakora ndagutangariza ko Imana igiye guca inzira aho utazi tujya mu nzu tugeze mu rupangu dusanga inzu y'ibyumba 2 abana ntacyo hahandi ho baryama no muri salo tukagenda ugomba gutambuka neza tuyijyamo tuyimazemo iminsi 7 abatere ntibakwira nimushaka maze tujya reka ubu amazu ndayazi nshuti zawe ndayazi we hari naho twuririzaga ibitanda hejuru ya korutire kugira ngo bigere imbere byabuze uko binyura mu irembo ryawe bati mwirwarize nikuzi yanjye kana kandi mubonye bitabishoboye abandi barayifata niwo ndavuga iki iyi Imana itanze isezerano ko ugiye kugira neza nibwo ibibazo bishinyika nibwo ibindi birushaho gukara ariko muri uko gukara humura ugiye kurenga umusozi nibo ndaguhanura nkubwira ngo ugiye kurenga umusozi
giye kurenga umusozi humura. Undahaza nijoro nkunda kunyura uriya muhanda wa hariya Nyarutarama. Kera najya amanyura nk'abana ariko hahanyura baki. Abanyura haba bajya heba na abacyura. Ndahanyura rero nshanya amatara. Merutse kwanyura ni na mama baze ducanya amatara ndakatagira mu runyotero umupolisi ati araba mukomeze ndakomeza naye nawe aha niho nyura nanjye ubu ndahanyura ntashye. Ndahanyura nkunda no kuhanyura cyane hanyura harya mu kigobe hasi amanuka harya mu gikire cyo hasi amanuka ngahinguka kwa ndege. Imana igiye kubikorera ariko kandi bikora ntasobanukiwe, ibikorera mu nzira ntazi ntanamenye. Imana yabamo sohoje icyo navuze, shoje icyo navuze kuko nindi jambo kugira ngo izina ryanjye ridatukwa. Ibyo Imana igiye gukora igiye kubikora ngo izina ryawe ridatukwa. Iyo wasenze warayisenze, iyo wabwiye warayibwiye, nubwo abantu bagize ngo ntabwo ariyo. Iyacirumba, iyaciravuga, iyacirakora. Muyikomera amashyi bene data. Iyacirakora, iyacirakora. Yesu ashimwe cyane. Iyacirakora. Iriya ndirimbo nkunda kuririmba, murabizi nkunda kuririmba ngo kugeza ubwo nageze ahantu heza cyane hangiriye umumaro ntazibagirwa. Sinshobora kuzibagirwa aho hantu aho Imana yaturemesheje ikaduhindura abato twari dushaje. Muragira ngo ndababeshya se? Ni muto use wahagurutse raho. Tuzabereka ifoto n'amavideo. Tuzabereka ntabwo mubizi, tuzabereka amavideo. Nari rwamagana mbwira umuntu wambabare niba hari agafoto kandi mfite nyonga igare, arambwira ati ngiye kuzagashaka nkaguhe turaho bita ibwana wari haguki abantu uzakamba bazi gukora video bazakamburere nari mukiri. None aho nanyuraga gutyo ejo bundi twagiye tujya nuko buriya kenshi sinkunda ko umuntu amwa buriya arabaho bahano bababya ko ni protocol babwa atatu gutwara n'abandi mwemore ntabwo ndageze ntabwo ndabihaga kada abawe nacyashaka kwitwara agera afunga buhoro birutse kuzamuka ku rusumo aho bita Rwanda nigeze kuzamuka imvura ifata saa 3 z'ijoro iranyagira ntani zihaba bahazi ndazamuka nigera Rwanda na costume na karuvati nigare ryanje meze nk'inkoko yanyagiwe ejo ndahanyuranye vitesi ya kane zamuka nazamuka vitesi ya kane nakuye mu mutwe kugenda ngano muri za autonomie. Imana ifite uburyo bwo guca inzira utazi. Imana ifite uburyo bwo guca inzira kutabizi, uko utabireba, uko utazi uko amagufwa aremerwa mu nda y'umubyeyi. Niko Imana irimo irema, niko Imana irimo irema. Mbwira uwo wicaye ngo Imana irimo irarema, Imana irimo irarema. Wowe wicara utuze, Imana irimo irarema. Nta cyatuma izina ryawe rituze. Imana irimo irarema. Haleluya. Imana irimo irarema, Imana irimo irarema. Ejobundi niyo mpamvu ntafite ubwoba bwo gutanga ubuhamya ko ngiye guhindura imodoka muri iyi minsi. Ntabwo rwose nibabwiriye aha ku mugaragaro kuri itari simfite ubwoba paske yabivuze ntafite n'urwara rwo kwishima. Yabivuze ndi nyakwigendera, yabivuze abandi umwe yarambwira ati pastor ati rero atubu rero ugiye kuba imbobo
niko kosha urahangaye bwe pastor ngo nzabimbo ati none ko mbona ariko bigiye kugenda niko ko nzabimbo ati ni wanabayo atuzabyihanganira ambwira nyine yige hari abakubwira ukagira ngo ntuzaba ariko ndashima Imana yo mwijuru we ziramurinda ngo azabirebe ko ntakibaye imbobo narabibabwiye dukubitanira hariya menyana n'imbuye za Remera cyangwa ahandi nsanga arahagaze imvura ikubye ateze mugeze imbere rongera ntera namwinyujijeho mbishaka kugira ngo ntere vansi nze buhoro nza buhoro mureberamo ndahagane pastor ni muna pastor ya brabeza beza reka nkubwire gusubiriremo Imana izaca inzira kandi abagusuzuguraga abakuvugaga ukuntu bazagera igihe nabo bamenye ko Imana itarobanura ku butoni bamenye ko Imana igira neza mushyira mu modoka ndamutwara ntabwo ntihajya mutuye ngo mpabageze ndabona imvura ikubye ndabona rero Imana ariko kwa rugamba rwose hari ibintu aratesha gusa reka ngusubiriremo nta cyatuma izina ry'Uwiteka rituma subira muri wa murongo wo muri Yeremiya 3:3 umurongo wa 14 Uwiteka Yeremiya 3:3 umurongo wa 14 Uwiteka aravuga ati dore iminsi izaza nzasohoza rya jambo ryiza nasezeraniye inzu ya Isiraheli n'inzu ya Yuda dore iminsi izaza je uhagaze hano ntabwo nyizi na bishop ntabwo yizi na mama bishop ntabwo nta n'undi muntu yizi ariko Uwiteka aravuze ngo dore iminsi izaza bishobora kuba ejo bishobora kuba ejo bundi Uwiteka ngo nzasohoza isezerano akira isezerano ryawe mu izina rya Yesu ryakire mu kwizera mu izina rya Yesu uyutina ryakiriye mu izina rya Yesu haguruka utere haleluya uyutina ryakiriye ni kuwiteka nyine ngabavuze nzasohoza ryasezerano ndashimira Uwiteka ndashimira Imana idakoze isoni ndashimira Imana itareka utumwa joni kuwa gatanu Imana yatubwiye ijambo rikomeye iravuga ngo igiye kubikora abantu bakiraho bakireba batarapfa batarimuka muri Kigali bataraje Gasanze batarajya kure igiye kubikora abantu babireba abari barindiriye ko hari ikimwaro kigukora Imana igiye kubikora nabo bareba igiye kubikora bagihari igiye kubikora bari imbere yawe kandi uwo munsi bazamenya ko Uwiteka Imana yagize neza Uwiteka azakugira neza mu maso yabo Uwiteka azaguha Imana iguha umugisha akoze cyane Uwiteka azabikorera kwihesha icyubahiro ndashimira Imana mumfashe kuzamura icyubahiro cy'Imana bisho ndashimira Imana yo mu ijuru umunsi yaduteje iteka umunsi yatwambitse icyubahiro shobora dukora ubukwe abantu biwacu mu miryango baraje nyine n'abazarusumo nazahe baza mu rugo baravuga bati ntabwo twari tuzi ko muri aba miliyoneri mugisha mwerezo muzaba no mu miliyoneri uzabaho bado ntandi kirabaho mwagize ngo subu hari cyari cyaba cyangaragaraho kiwe hari ibindi rito yewe ejo muri Imana yasubiyemo irambwira ngo ya jipe ya Gikumi nako unanye ngo ya Gikumi sinanamenya no kuyivuga y'amaso y'inyanda ndabyibuka ubuhanuzi butambuka ku Muhima umuntu abwumvise arambwira ati pastor ngiye kuguha amataratara ya fime uzayambare wagiye muri iyo modoka ngira isoni zo kuyambara ubu ariko ndaza kuzabikora nk'iminsi 2-3 nyambare murebe uko biba bimeze kuko byari byaraguzwe n'Imana arambwira ati niwagera muri iyo modoka ukambara uzambara ayo mataratara ya fime wige Yesu ashimwe cyane Imana izabikora iravuze ngo ko ni ku mwami Uwiteka
avuga, dore iminsi izaza nzasohoza iryo jambo ryiza nasezeranye inzu ya Isirayeli hamwe n'inzu ya Yuda. Kuramo aya magambo y'inzu ya Isirayeli, uvuge ngo yasezeraniye runaka, yasezeraniye jewe. Ndabizi hano hicaye abantu bayakire, mwaranditse ibindi mwaranditse biruzura. Ikihe n'iki, umwanya n'uyu, umunsi n'uyu, ibihe n'ibi, ngo Imana isohoze icyo yavuze. Kandi n'Imana idahemuka. Umwana wacu wa nyuma yitwa Ntihemuka. Ntabwo Imana ihemuka. Bwira mwene so ngo ntihemuka. Icyo kora Imana igira inzira yateguye. Ndashimira Imana yo mu ijuru yamuje na Bishop. Mumfashe rwose mutungirije. Ndashimira Imana yo mu ijuru. Cubundi namubwiye ijambo Imana yasubiriyemo n'icyaha. Sinibuka itariki yari adahari yagiye aha. Imana isubiriramo ijambo hari ndyumva inshuro eshatu riravuga. Ndashimira Imana yo mu ijuru. Imana yanshyize mu irembo ry'umugisha. Imana yanshyize mu irembo ryo kubaha. Imana yatugiriye neza. Haleluya. Uyu nguyu yajyaga agira agahinda, none yarasetse. Ntabwo nzibagirwa umunsi umwe turi ahantu ntari buhavuge, nje kureba buriya yarananutse cyane kubera agahinda. Mwari muzi ko agahinda kica n'umuntu kagatuma atanaseka atanavuga. Mama Bishop tugera muri Betesida waramuramukije aramwenyura. Erega hari iminsi gukiniraho. Bwira mwene so ngo niba iminsi yaragukeneyeho humura. Hari iminsi gukiniraho ikagukiniraho. Ukabaho mu gahinda. Ariko reka mubwire, Uwiteka Imana yavuze aherekeza icyo yavuze. Icyo yakubwiye ni ukugikora, agiye kuzagikora. Icyo yavuze ni ukugikora, azagikora. Ni birebire, dufite ubuhamya bunini, abantu barabuzi. Kandi reka nkubwire, Imana irimo irakurindiriza ngo abantu bose babimenye n'abandi babyumve, hanyuma bizagira abahamya bo kubihamya no kuzamura icyubahiro. N'abazaba badakijijwe bazajya bavuga ariko nubwo ntasenga, ariko Imana igira neza. Imana igira neza. Imana ishimwe cyane. Imana ndashaka ko dusenga Imana. Ndashaka gusengera. Nakwibutsa nkubwira ngo Imana igiye kwicira inzira. Byihore, Imana igiye kwicira inzira. Rekeraho, Imana igiye kwicira inzira. Kandi izo nzira ntabwo uzazimenya. Uzazimenya wasohotse muri icyo kibazo Imana yakugejeje aho ugomba kugera. Imana igiye kwicira inzira we. Niba numva iryo jwi ryomongana rizabo ninkubwire ngo Imana igiye kwicira inzira. Igiye kwicira inzira. Igiye kwicira inzira. Muhaguruke dusenge Imana. Ndasaba Bishop kwaza agasenga Imana. Imana igiye guca inzira. Imana igiye guca inzira. Igiye guca inzira. Igiye guca inzira. Akira ubwo butumwa mu izina rya Yesu. Zamura amaboko wakira ubutumwa. Imana igiye guca inzira. Kandi iyo nzira Imana izanyuzamo icyo yagambiriye kugukorera. Yarakigambiriye ntawe uzayibuza. Yarakigambiriye ntawe uzayikomebe. Ntawe uzajya no kugucemberezwa imbere yayo. Abantu bo umuntu ashobora kuza akagucemerezwa kundi akakuvuga ibintu, ariko Imana ntawe uzajya kukuvuga, ntawe uzajya kugucemerezwa imbere yayo. Imana igiye gusohoza icyo yavuze. Igiye guca inzira. Twakira igitangaza cyacu, dukomere Imana amashyi. Rabotaya sikirabo. Amashyi menshi ku Mana yacu. Betika rabotaya. Oh haleluya, haleluya. Utaya gini Imana ivuga, kandi Imana ivuganye nawe. Nta wari uzi ibyawe, ariko Uwiteka aravuze ngo agushobojeho ijambo ryiza nshuti yawe. Haleluya. Hari ijambo ryiza risohoye ku buzima bwawe. Haleluya. Kandi yagiriye neza abo wumvise bose. Nawe basha kubikora rwose. Ntabwo igihugu kugeza, ntigibura inzira, kandi ifite ibikoresho byinshi. Dukomere Imana amashyi no Mana data wa twese tugushimira kuri Imana iherekeza ijambo ryayo. Tugushimira kuri Imana igira imigabo n'imigambi. Tugushimira ko ujya ubikora kandi ukabisohoza kubw'ubushake bwawe.
tugushimira ko wihagije udakeneye izindi mbaraga ku Hallelujah. amaboko yawe arakomeye mahanga yose aratangara ibyaremwe byose arakigaragara iri jambo ryawe ni iry'ukuri kandi urariherekeje kugira ngo risohoze hari uvuganye nawe muri iri teraniro hari uwakiriye ubuhanuzi reka musohora mu gitondo kandi iminsi agiye kwinjiramo ibi minsi myiza yo kuzababona ukuri n'aheraho imana ivugana nanjye yuko igiye kungirira neza kandi ntabwo mubabare ikayibageza amazi ureba maze ugira umunezero wa data ndagusukana gusohoze ubigire neza w'imana ikora ibyo yavuze nitutakubwire nibahije kora ibintu bikomeye mujye mwiza kandi ubuhanuzi bushyigikire kandi ijambo rikomeze kandi abaryakira risohoze nshinga abazimu n'abadayimoni kubita hasi byishyira hejuru imyuka y'uburyo butari bumwe abahagaze bariteguye kuzabona ahubwo gukorwa n'isoni reka bazacemererwe reka bazumirwe reka bazatangare bavuge ngo ni ukuri bategerezaga inyo y'Imana bavugaga kandi nabatabaye ku mugaragaro kandi Imana yabo izaba Imana yacu urakoze urakarama mu ngeri mwiza kandi kubwira ijambo gusoza ibyo wagambiriye natwe turabyakiriye tugukomera amashyi gukura urugatsi ndagira ngo Bishop akiri hano mu gihagaze ndifuza ko ugenda gusengera Imana birashoboka ko warunaniwe ariko birashoboka ko kandi Imana ari we yari igiye guheraho igira imbere Imana yongera guha imbaraga kandi sezano ryayo yongera ibyutse mu mutima wawe wongera uryibuke ko ari Imana yo kwizerwa igira imbere gusengera Imana niba wumva wari ucogoye wari ucitse intege unaniwe no gutegereza isezano ry'Imana ibyo yavuze kenshi iri gusubiriramo igira imbere tugeragejwe n'amasezerano yabo igira imbere ariko ntibisohoza igira imbere babashije no gushidikanya gusa n'Imana cyangwa se yo tambuka Imana yongere ukomerere mu isezerano abavuganye n'Imana bakabona bitinze mwegere imbere Uwiteka agira icyo akora nuko niko Uwiteka ashobora kugira icyo akora niwe ubivuze humura agiye guca inzira humura wiruha winanirwa agiye guca inzira agira imbere tambuka amasezerano yose nk'uko Imana yakomejwe n'amaraso y'Umwami wacu Yesu isi yose isi n'ibizabaho ijuru rikaba uwizera azaho ayo masezerano isi n'ibizabaho ijuru rikaba uwizera azaho rambura amaboko yawe nk'ikimenyetso cyo guca bugufi uvuga uti Mwami naricogoye narategereje nk'umuntu ndaheba ariko uri Umwami nyir'ibihe soza ijambo ryawe soza isezerano ryawe birashoboka biracyashoboka humura biracyashoboka nshuti Uwiteka yaravuze ngo n'Imana Umwami nyir'ibihe irabigenda irabiyobora izi ikintu n'igihe cyaco ahubwo iyavuganye nawe niyo yongeye kuvugana nawe iraje ibigenze neza urakoze urakarama Uwiteka Umwami nyir'ibihe erega ni wowe watwibereye mu biganza nta handi twaruhukira nta handi twahurira mu biganza byawe ni wowe mubyeyi ufite ibintu byiza byo guceceka ubwoko bwawe ni wowe umunyembabazi ubasha kugirira neza abacogoye n'abanamutse ndetse n'abatagira kivurira ng'abahungu n'abakobwa bawe barategereje ibyo bavuganye nabo ndetse bari bacogoye rwose niyo mpamvu bazamuye amaboko nk'ikimenyetso cyo guca bugufi kuvuga ngo imbaraga zacu n'aho zirangiriye ariko interivena nk'Imana Imana ishyiraho Imana ikuraho ku buzima bwabo iyo bahishe bose bongera imbaraga n'ukomezi bongera kwizera bashingire Mwami Kristo ibyo kandi kuva umunsi wa none amahoro menshi atemba nk'uruzi ubuntu bwinshi busanga urukundo n'icyubahiro no kongera kureba Imana nzima byongera byumvikane ku buzima bwabo kandi kuko ubikoze natwe turabigushimiye uravuga ngo tukwiringira Imana itabasha kugira icinanira urabikoze kandi urabishoje kuko uri Imana iherekeza ijambo ryayo uri Imana itabasha kubesha uri Imana isoza amasezerano tugukomeye amashyi nanone tugushimira yuko ubikoze mu izina rya Yesu amen mugende musingire amasezerano yanyu uzitereje guhimbaza Imana mubwire abari hafi bari kure
umwami aherekeze ijambo ry'Imana. Amen. ntabwo nava hano ntasengeye umuntu waba uri muri iteraniro akeneye kwakira agakiza akajya mu nzira y'Imana akaza mu gakiza k'Imana akakira Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza we. Naba ngozi kose tutakwakiriye kandi uri hano. Ndabaza rero mu bari hano mwese, ese ntiwaba uhari ukeneye kwakira agakiza ka Yesu? Yesu akinjira mu mutima wawe, Yesu akinjira mu bugingo bwawe ukabona uko uhabwa nawe amasezerano. Ndagira ngo uzamure ukuboko niba uhari ukeneye kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Zamura ukuboko, zamura ukuboko aho uri. Niba uhari, Imana iguhe umugisha, Imana iguhe umugisha, Imana iguhe umugisha. Niba uhari nawe zamura ukuboko witinya, zamura ukuboko wakira umwami n'umukiza wawe. Ndagira ngo wewe wazamura ukuboko uhaguruke, haguruke utere intambwe uze tugusengera Imana. Turagusabira kwa tukwatuza agakiza ka Kristo Yesu. Niba uhari nawe we gutinda, tambuka, tambuka ngwino. Imana iguhe umugisha. Mutambuke, tambukire hano, muze hano tubasengera Imana, mwature agakiza, mwakira agakiza ka Kristo. Dukomere Imana amashyi mu ijuru, baranezerwa iyo umunyabyaha umwe ahindukiriye Imana. Ngwino nawe, birashoboka ko wumvise amagambo y'Imana kandi ukaba ukeneye ko Imana ikugenderera, ukaba ukeneye ko Imana ibana nawe igira ikigukorera. Tambuka uze, tubonye abasore, Imana ibahe umugisha. Dukomere Imana amashyi tubakira. Imana ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha. Niba wicaye no hejuru birashoboka rwose, aho hari inzira nziza, utambuke uze, tambuka uze. Uyu ni umwanya mwiza kandi agakiza ka Yesu aracyagatangira ubuntu, aracyagatanga nk'uko natwe twakabonye niko nawe ukabona, kuko impano y'Imana irahari n'ubugingo buhoraho. Imana ishimwe, Imana ishimwe ku bwa bene data. Imana ibahe umugisha rwose. Dukomeze dukomere Imana amashyi tubakira. Turabanezerewe, turabishimiye kubakira hamwe natwe. Imana ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha. Tugiye gusenga Imana. Niba hari undi ye gukererwa, ye gutinda, nawe aze, nawe aze. Niba hari undi ushaka kwakira agakiza atambuke, nawe tumusengera Imana. Imana ibahe umugisha. Ndagira ngo bene data muhagaze imbere yacu n'imbere y'Imana. Agakiza gatangwa na Kristo. Jambo ry'Imana rivuga ngo niwatuza akanwa kawe ukizeza umutima wawe yuko Kristo yapfuye akazuka agasubira mu ijuru, uzakizwa. Ndagira ngo mwature aya magambo hanyuma tubasenge. Ndabona haje n'undi, nawe natambuke. Imana imuhe umugisha, Imana imuhe umugisha, Imana imuhe umugisha, Imana imuhe umugisha mwene data. Ntabwo twihuse, ntabwo twihuse. Niba hari undi nawe yaza rwose, uyu ni umwanya mwiza. Ngiye kubabwira amagambo maze namwe muyasubiremo neza kandi mutajijinganya, mudafite isoni, kuko ubamara isoni ni Kristo Yesu. Muvuge ngo Mwami Imana, tuje aho uri, twumvise amagambo yawe, dutsinzwe n'urubanza, tuje kugusaba imbabazi, utubarire ibyaha twakoze, amazina yacu uyandike mu gitabo cy'ubugingo, kandi uhereye umunsi natwe tuba abana b'amasezerano, tube mu nzu yawe, tujye tugukorera kugeza igihe uzazira uje kudutwara. Reka ubugingo bwacu n'imitima yacu bibe mu maboko yawe, uhereye none ukageza iteka ryose, mu izina rya Yesu, amen. Muzamure ibiganza tubasengere, tunabakire. Itoro tuba dukwiye gushimira Imana iduhaye ababene data. Mana ishobora byose, turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye ku bwa bene data n'abashiki bacu ngaba bahagaze imbere y'amaso yawe n'imbere y'itorero, batanze ubuhamya, bamaze kwatura n'akanwa kawe ko bakwakire nk'umwami n'umukiza. Nawe winjire mu mitima yabo, mazina yabo yandike mu gitabo cy'ubugingo. Imbaraga zawe zibe kuri bo, bwiza bw'Imana bube kuri bo, mwuka w'Imana abe kuri bo, barinde gusubira inyuma. Byaha bakoze byose ubibababarire. Waratubwiye ngo nitubababarira nawe uzabababariye. Turabababariye mu izina rya Yesu. Reka nawe ubababarire, maze ubwiza bwawe bubane nabo, ubaha amahoro, bagirire neza kandi bagukorere uhereye umunsi.
turagushimiye tugukomeye amashyi ku bwabo mu izina rya Kristo Yesu.